nitwa Frere François Xavier Manirakiza, nkaba ndi secrétaire général mu muryango w'abafrere b'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami. Muri iki gihe cy'intangiro ya novisia y'umuryango y'abafrere b'umuryango w'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami, nkaba nari ndi gukorera ubutumwa muri diocese ya Ruhengeri, paruwasi ya Janja. Rero uyu munsi bikaba byabaye ibyishimo byo kuza kwifatanya n'umwepiskopi duhimbaza Mutagatifu Francisco wa Assisi, kubera ko tumufataho icyitegererezo, akatwigisha imyitozo myinshi ya roho idufasha kugenda natwe turyoherwa n'ubutumwa nk'uko Mutagatifu Francisco yabigaragaje mu kwicisha bugufi, mu gusabana n'abantu bose, ariko kandi no mu kugaragaza urukundo rw'Imana, yegera ku bababaye, yegera mbese abakeneye ubufasha, cyane cyane abaciye bugufi, abasaza, ariko agakunda cyane ibyaremwe nabyo bikamukunda. Ni kuri iyo mpamvu rero nko kuri uyu munsi novisia yacu ishinzwe uyu munsi hano Nyakinama, ni ukugira naho gutoreza abagabuzi b'amahoro, naho gutoreza abantu bakirira amahoro Imana itanga binyuze mu babafasha, noneho nabo bakabona ukuntu bayageza ku bayakeneye, kubera ko abakeneye amahoro muri iki gihugu cyacu, muri iyi si yacu, ni benshi cyane. Muri bo twavuga abana batoya, twavuga abasaza n'abakecuru, tukavuga abarwayi, tukavuga abafite ibibazo bitandukanye, aba bakeneye gutegwa amatwi kugira ngo ibibazo byabo babashe kubana nabyo, kubibaho ariko bitabahungabanyije cyane. Abarwayi, abari muri gereza, urumva ko ni ingeri zose z'abantu bakeneye amahoro. Bityo rero tukaba twishimiye yuko hano hagiye kuba no pipiniere y'abantu bazajya basohoka buri mwaka, noneho bajya mu murima wa Nyagasani kujya gusanganiza ayo mahoro abayakeneye. Uretse iri rerero ritangijwe ahangaha muri paruwasi ya Nyakinama, diocese gatolika ya Ruhengeri, mu Rwanda hari ahandi hasanzwe amarerero nk'aya ngaya? Mu bisanzwe hari amarerero ku miryango itandukanye, ariko ku ruhande rw'iri rerero ry'abafurere b'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami, hari irindi rerero n'ubundi ry'ababikira b'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami, riba i Butare muri paruwasi ya Rango. Dukora ubutumwa bumwe kuko duhuriye kuri karisime imwe, kandi noneho twese tukaba uyu muryango ukaba warashinzwe n'umuntu umwe, ari we mubyeyi wacu, mubikira w'umwene bikira. Yego, aho niho nari ngiye kugera. Ubundi abatazi uyu muryango, biragaragara ko ugizwe n'abafrere ndetse n'ababikira n'ababonye. Ubundi ufite mateka ki mu ncamake? Uyu muryango washinzwe nande? Utangirira hehe? Uyu muryango ni umuryango ufite amateka umuntu yavuga meza, anashimishije, ariko anakomeye. Ni umuryango wavutse mu gihe kigoye, nubwo imiryango myinshi ivuka mu bihe bigoye ikaza ari ibisubizo,
ni umuryango wavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ushingwa n'umubikira n'umwenebikira witwa Mama Donata Speciosa Uwimana Impaye. Kuri ngubu akorera ubutumwa bwe i Butare. Iki gitekerezo cyo gushinga uyu muryango yakigize ari mu Busuwisi, kuko we mu gihe jenoside yabaga ntabwo yabaga mu Rwanda. Icyo gihe yari mu Busuwisi, ariko akumva ibiri kubera mu Rwanda, akumva ari ibintu bidasanzwe. Noneho muri we habyukamo igitekerezo cyo gushaka icyo yakora, kubera ko abantu bari babayeho mu macakubiri batavuga rumwe. Muri we hakazamukamo igisubizo gishobora gutangwa kugira ngo abo bantu abazasigara bongere bahure babumwe, nk'uko n'ubundi abanyarwanda bari basanzwe bari umwe. Nyuma yaho rero igihe atashe nibwo nyine gushinga umuryango ko ari impano y'Imana, iyo mpano yakomeje imukuramo, aza nyirizina kuwutangiza muri paruwase ya Janja mu mwaka w'2001. Nibwo abambere bahise binjira. Hanyuma ugenda ukura, utangiriraho Ijanja, ufata paruwasi ya Muramba muri diyoseze ya Nyundo, urakomeza Ijanja batangiye ari abafurere n'ababikira. Noneho i Muramba hatura ababikira, i Kabgayi haza gutura abafurere, barakomeza baza i Butare. I Butare muri paruwasi ya Rango haba novisiye. Umuryango wagiye ugenda waguka ku buryo ubu ngubu tugeze hafi mu madiyoseze yose. Murumva rero igihugu cyacu nicyo cya mbere nyirizina cyari gikeneye ubwo bumwe, gikeneye abagabuzi b'amahoro bajyayo, noneho bakongera bakagarura bwa bumwe, bakongera bagasubiza isura abanyarwanda kwa kundi bari bitandukanyije, bakongera bagasubirana ubumuntu. Ibyo rero bikagaragaza amateka uyu muryango ufite, ariko kandi n'umuryango waje ukenewe, waje ari igisubizo, kubera ko usibye amateka yacu abantu babaho mu bwumvikane buke ni na benshi. Abantu baba bafite ibibazo bitandukanye ni na benshi. Baba bakeneye umuntu ushobora kubahuza nabo, baba bakeneye umuntu ushobora kubahuza n'Imana, baba bakeneye umuntu ushobora kubahuza na sosiyete, baba bakeneye uburyo bwo kuba bashobora kubanira natire n'ibiremwa bitandukanye. Muri make ni ibyo ngibyo nk'uko nari mbisobanuye bikubiye mu mpano y'umuryango wacu, ariwo w'ubuhuza, guhuza abantu n'Imana, guhuza abantu ubwabo, noneho hakabaho no guhuza abantu n'ibyaremwe. Mu guhuza abantu n'Imana birumvikana tubikora twifashishije isengesho. Mu guhuza abantu n'abandi tubikora twabegereye, tukumva buri ruhande, noneho tukagira n'umwanya wo kuza kubahuriza hamwe mu bihe bitandukanye. Hakaza noneho guhuza abantu n'ibyaremwe, harimo kubafasha ku iterambere, harimo kuba abavugizi baba bagaragara nk'abasigara mu iterambere,
n'ubundi buryo butandukanye bufasha abantu kugerageza kujyana n'abandi. Aho dushobora kuvuga nk'abamugaye, twavuga abafite ibibazo by'ubukene, abana b'imfubyi baba bakeneye nabo kugira ngo bazamuke, noneho bazamukire rimwe n'abandi. Hanyuma iruhande rw'impano tukagira n'icyo twita umutima w'umuryango. Umutima w'umuryango rero akaba ari ugusa na Kristo wa wundi wagendaga ahereza abantu imigati, ahumuriza abarwayi, azura abapfuye. Kristo wa wundi wasubizaga abantu ubuzima, akiza abarwayi. Natwe rero ni uko tugenda dutera ikirenge mu cye. Noneho by'umwihariko nk'iyi novisiya ije ishinzwe ahangaha muri paruwasi ya Nyakinama, niyo kugira ngo abo basore batozwe iyo mpano, batozwe uwo mutima, noneho basohokemo biteguye koko kuba igisubizo cya sosiyete iri hanze ifite ibibazo bitandukanye. Murakoze cyane kuduha ayo mateka, ariko twabonye muri iyi novisiya harimo n'abaturuka, hari umwe uturuka mu gihugu cy'u Burundi, undi ava mu gihugu cya Kenya. Ese muri ibyo bihugu naho uyu muryango wagezeyo ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye? Murakoze. Uyu muryango uri mu ntangiriro, uracyari mu ntangiriro cyane. Navuga ko ukiri mu ntangiriro cyane, kuko nk'uko nabivuze washinzwe muri 2001. Murumva yuko uyu mwaka turi mu mwaka wa 2025, umwaka ushobora kuvuga ngo ni umwaka wa yubile. Ariko nubwo dushobora kubibara gutyo tukabona ari na myinshi, ntabwo ari myinshi buryo ushobora kuba wagutse ugeze kure. Si na myinshi ku buryo ushobora kuba wagutse ukagera nko muri ya madiyoseze yose uko nayavuze, usibye diyoseze imwe, amadiyoseze y'igihugu cyacu. Ubu rero nk'uko nabivuze ni umuryango ukunzwe, abantu bakunda nko kumva bawisanzemo. Niyo mpamvu mu gihe tugezemo abantu bashobora no gutangarira imikurire y'uyu muryango. Birumvikana kubera uko gukundwa, abo mu bihugu bitandukanye bumva bawishimiye. Noneho urumva ibihugu by'abaturanyi bigahita biza bitugana ku buryo bwihuse. Ntabwo ari ukuvuga yuko ari umuryango wo guhera mu Rwanda, nk'uko nabivuze ko amahoro akenewe n'abantu bose, isi yose. Ni umuryango ufunguye imbibi ku buryo igihe kizagera tugakwira nk'uko twakwiriye mu Rwanda hose, tugakwira n'ubundi mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Murakoze cyane, ndabashimiye ku kiganiro mwemeye kugirana na diyoseze ya Ruhengeri. Tuzakomeza tugirane n'ibindi biganiro ubutaha uko iminsi igenda iza, nuko umuryango ukomeza kugenda waguka. Murakoze. Murakoze nawe. Yego.